agasuzugo karinja akajira no mwisogisi. Ubwo hari abantu basuzuguye n'ibigeragezo. Wowe unyumva uzi ko igisuzuguro kinjira no mwishuka. Igisuzuguro kugira ngo byuka saa 9 tubanze tuvuge ubanze urire. Kuko nubwo uryamye mwishuka nziza ariko uri gahinda byuka urire. Uzi gutwara imodoka nziza igisuzuguro kikubwira ngo manura ikirahure ukizamure neza ubanze uparike tubanze tuganire. Nubwo ugenda ariko urapfuye. Nubwo ugenda usigaje gatugapfa urasebye uracahura. Igisuzuguro si iki uzi ko kikubuza ibiryo wihaye akanyama keza ugahaguruka utakari. Igisuzuguriro Imana igurinde igisuzuguriro ibintu birimbaraye Imana Reka mbasuhuze mwese Imana ibahumugisha Imana ibagirire neza. Reka mbahe ikaze nanone mu ijambo ry'Imana nongere mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Abari ku isi yose imigabane itandukanye y'isi, abari mu Rwanda, kwambuka muri Afrika kugera muri Amerika, USA, United States, ukagera Australia, ukagera Oceania, mu bice byose mu Barabu, abadukurikiranira ku isi yose mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Imana ibahumugisha. Ni Pastor Eric kuva i Kigali mu Rwanda. Imana ibagirire neza. Reka mbaye ikaze rero kuri channel yacu yitwa Pastor Eric Broni. Ushaka kudukurikira kora subscribe, ukandeho, kore share, uduhe igitekerezo ndetse ushyireho like. Kandi kugira ngo subscribe yawe gumeho ujye ukanda ukazogera kari hirya ku ruhande ugaklikeho, hanyuma kazajya kakwereka urutonde niba ushaka kuzajya uzibona zose, ukande nyine hejuru aho ariho aho ushobora kuzibona zose, ako kazogera kari ku ruhande kugira ngo nikugeraho ubu wa mbere kuyikurikira, ubu wa mbere gukurikira iryo jambo ry'Imana. Ndasubira nkubwira ngo ukoze subscribe ugasharinga ndetse ugakora like. Ikindi iduhaye comment tumenye ibyo dukora, twamenye ko dusenga, twamenye ko tubwira Imana uko Imana yatuyobora, niba dushobora kuba dufasha abantu Imana ikatwongerera amavuta. Kandi niba ari Imana yakoze biciye mu ijambo nabyo bitubwire, ushimira Imana. Ndetse munsi ya video hariho nimero zacu ushaka kutubonaho ndetse ukatubonaho mu buryo bworoshye. Kandi biba byiza burya iyo uteye umuntu inkunga y'igitekerezo birushaho kuba byiza. Imana ibamugisha rero. Ni munyemerere twinjire mu ijambo ry'Imana ariko mbanje gusenga kugira ngo tutayoborwa n'umubiri wacu cyangwa ibitekerezo byacu cyangwa amarangamutima yacu cyangwa ibindi bintu biri hirya y'ijambo ry'Imana. Icyo gituma tugiye gusenga ni ukugira ngo umwuka wera azatuyobore, ijambo ry'Imana riyoborwe na mwuka wera, kandi ko nyine uko ari ijambo ry'Imana presence y'Imana ize itubeho kugira ngo dushobore kuvuga iby'Imana ishaka. Hanyuma nawe ugiye kudukurikira kugira ngo utaza kumva ibyacu, ahubwo ijambo riri kugeraho rigira umusaruro ukomeye ndetse rigukomeze, rikuvana ahantu hamwe rikugeza ahandi. Nicyo tuba dusengera kugira ngo Imana ibikore, kuko twebwe ntabwo twabishobora. Murakoze, reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Ndagutumiye muri iri jambo kugira ngo uze ubane nanjye, kandi umuntu wese ugiye kuryumva aryumve rimugirire umumaro, rimugirire umusaruro, kandi uwari wihebye yongere yumva agize ibyiringiro. Uwumvaga afite kwiheba kubera ibyaha yumve ko Yesu agifite imbabazi. Uwumvaga neza byarangiye ubuzima yabwanze cyangwa yabuhaze cyangwa bwamunanije, ijambo rya ryongerera imuzure, rirazura, rirakiza mu mpande zose. Ndasenze kugira ngo ijambo ryawe risoke ari umuhigi uhiga, kandi ahige ibitagendanye n'Imana, hanyuma uwo rigezeho rimusigire umusaruro muzima, yumva kunza Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahumugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli. Turasoma igice cya 17, dusoma umurongo wa 45. 17 igitabo cya mbere cya Samweli, umurongo wa 45. Haravuga ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo Imana, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere, inyamaswa n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Ijambo rito gusa topic tugiye kuganira cyangwa se teme y'ijambo iravuga ngo ibirumbaraye byose siko bizakugwaho. Ibirumbaraye byose ntabwo ariko bizakugwaho, kuko hari imbaraga, hari gukingira. Ndabisubiramo, ibirumbaraye byose ubona biguteye ubwoba birumbaraye. Iyo mvuze ikintu kirumbaraye mba mvuze ikintu kigusumbye ibiro, kigusumbye uburebure, kikurusha imbaraga ariko zacyo,
kikurusha imbaraga ariko zacyo, ko tugiye kuvuga imbaraga ziri hejuru y'ikirumbaraye. Ibirumbaraye byose ntabwo ariko bizakugwaho kuko birarumbaraye. Wowe unyumva birumbaraye kambanze nkumara impungenge, ntabwo bizakugwaho. Bikugwiriye byakumiramiza burundu, akigituma bitakugwira kizanabikuvanaho. Reka nkumare impungenge rero, byamara imyaka 5, byamara imyaka 10, byaba bigutinzeho, ntabwo ibikurumbaraye hejuru, birumbaraye hejuru y'ugo rwawe, birumbaraye hejuru y'ubuzima bwawe, birumbaraye kubana, birumbaraye ahantu utuye, ntabwo ariko bizakugwaho. Ntibikunda, kuko igituma bitakugwaho uyu munsi kizanabikuvanaho burundu, ntabwo uzongera kubibona mu izina rya Yesu, amen. Reka nongere nkubwire ngo ikaze, kanongere nkubwire ngo tega amatwi neza, kanongere nkubwire ngo n'ubuhanuzi bwawe, kanongere nkubwire ngo nimbaraga Imana imaze kukubwira ngo Imana ije gukuraho ibintu byose byari birumbaraye. Ntabwo mfite ubwoba bwo kubikubwira kuko ikugejeje iracyari Imana. Nubwo ntakubwira ibyanjye, nawe ihereho. Imana yabanye nawe mu myaka yose yashize, mu myaka yose itambutse. Imana ikagukuza, ikakurera, ikakugeza kuri urwo rwego, ikagutambutsa ibintu bikomeye, birimo abarozi, birimo inzara, birimo ibyaha, birimo impfu, birimo inkota, birimo amacumu na bya bindi wavuga. Buriya hari igihe umuntu agira ubuhamya bwe bumushyigikira, bumufasha, atabwira abantu. Nawe rero isubire mu mutima, wisubiremo indani, urebe ibintu Imana yagukijije, urasanga ari amaboko y'abantu yananiwe, amafaranga yananiwe, imiryango yananiwe, ibitekerezo byananiwe, amashuri yananiwe, experience zananiwe zose, Imana igaseruka nk'Imana isumba byose. Reka mubwire, igihe wisabiraga gupfa wumva byarangiye, iyo ataba Imana uba warapfuye. Iyo rero biriya bintu bikurumbarara, uyu munsi aho batakibukwa, imva yawe iba yarameze nk'ibyatsi, ariko yagutambukije iriya mva ikaguheka, uyu munsi ukaba uriho mu buzima wumva gushimira Imana. Ibikurumbarayeho uyu munsi nibishaka bigabanya akarenge, bigabanya amagambo, bigabanya amakoti byambaye, bigabanya inkota byitwaje, bigabanya intwaro byitwaje, bigabanya inshuti bizibigose, bigabanye support bifite, kuko iyakurengeje cya gihe ibyo byose bigiye gutengukira imbere y'amaso yawe. Ndumva mfashijwe, byose biratengukira imbere y'amaso yawe. Aho uri wakwikomanga ukavanga ibindumbaraye imbere, ntabwo ariko bizangwaho. Ibindumbaraye imbere bishaka bindusha ibiro, bingana n'imisozi, bingana na Jari, bingana n'imisozi uziya za Kilimanjaro ya Tanzania, bingana n'ibirunga za Nyiragongo, za Nyamuragira na za bya bindi byose twizi na misozi cyane ya za Gozane mu Bushinwa. Nibishaka bingana gute, ndazi neza ko bitazakugwaho, kuko iyabiremye ifite imbaraga n'ubutwara. Nibutse ijambo riri muri Yobu, riri mu gice cya 9:5, haravuga ngo Imana yimura imisozi itabimenye, ngo ikayubikana uburakari bwayo. Bivuga ngo nayo ibirumbaraye, nta musozi ndabona ubuteye neza ngo uvuge ngo ngiye bimeze neza, wose umusozi muzabona uburumbaraye. None yimura imisozi, habonetse imbaraga ziwutengura zikawimura. Biravuze ngo Imana ubwayo ishobora kwimura imisozi itabimenye, ikayitungura itagishije inama, nta negociation yabaye, nta kubanza kuyibwira ngo urumva ngo bijya oya, ikayimura itabimenye. Ngo yarangiza itangiye kuzana umugaga, itangiye kuzana kwiyemera, itangiye kuzana ibintu bikomeye, ngo ikayubikana uburakari bwayo. Umva nkubwire, ibyo birumbaraye bigiye gutungurwa n'uburakari bw'Imana. Ibyo birumbaraye biratungurwa n'uburakari bw'Imana, kandi vuba ntago bizakugwaho. Imbere yawe hagiye kuba ikibaya. Reka ngwindi urundi rugero rumwe. Witwa Zerubabeli, Imana imwohereza icyo gihe yabaga mu gihugu cy'i Babylon. Imana imwohereza muri Isiraheli kugira ngo ajye gutera intege Ezira na ba Nehemiya n'abandi bantu bari barimo kubaka basana inzu y'Imana, kuko Nehemiya yatangiye gusana inkike cyangwa amarembo agera ku 12. Hanyuma ngo Ezira nawe araza atangira gusana urusengero, ariko bose bahuye n'ibicantege, barimo Geshomu, barimo Tobiya na Sanibarati. Ngo arababwira ngo ibyo mwubaka, imbwa, ingunzu nizibikandagira zizagwa. Buri ibirumbaraye byose birabanze kaguca intege, bikakubwira ko ntaho uzagera, urugo ubaka ruzatenguka, fiance ufite ejo bundi azagenda, amafaranga ufite ejo bundi azahomba, na bene wanyu batajye barenga aho ngaho, iwanyu ko ntaho ushaka, kandi wakwanariza ugasanga nibyo. Iwanyu ntaho ugira diplome, iwanyu ntaho urenze wa 3, iwanyu ntaho urenze wa 4, iwanyu ntaho ushaka rimwe, iwanyu mwese muhora muzerera. Wabihuza ugasanga ko ibirumbaraye byo bikubwira ugasanga nibyo. Ariko nuhanga amaso abia na sikoter drabeniwa, hari ijambo ry'Imana ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo gutabarwa kwanjye kwava. Iyo niza 94, reba ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwavahe. Ariko ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Uyu ni Dawidi wabivuze. Uyu munsi renza amaso ibyo ubona, urenza amaso ibiguhagaze imbere, ubirenza amaso, kuko hejuru y'ibirumbaraye hicaye imbaraga z'Imana isumba byose. Geshomu, Tobiya akabwira abagabo benshi cyane bafite imbaraga, abagore babatekera, abandi bazavuga ngo ibyo mwubaka, ngo imbwa, ingunzu n'agasimba kaba mu ishyamba, haraho bakitanyira muhari, na akasimba
gatungwa no kwiba. Ariko ngo ingunzu nikandagira iryo buye ngo rirahirima. Ibuye Sanbalati avuga ryapimaga ibiro 500 nabugingo nubaye mu buye yacyahari. Reba nawe imbwa igiye guhirika ibiro 500. Ariko kandi kuko umusozi urumbaraye ikintu ugomba kuguca ni intege, ukakurezona, ukaguha ibintu bifatika, ukazana impamvu zifatika, ukabwira ko ibyo urimo bitazakunda, iyo ndwara itazakira, ubukene utazabuvamo, ubukodo utazabuvamo, byangwa utazabibona, utazabona ubwene gihugu, utazatera imbere, utazabona akazi, bakuroze byarangiye, bakushyize munsi yibuye, bakujyana ku mucanga, bakujyana Tanzania ku mazi no mu nyanja nitwumva, bagataba umwenda wawe, ifi nini kawumira, bakaba baragutwikanye n'icyugu, ibintu bikara bigenda iwawe, ukumva byararangiye. Uburiya reka mbabwire, iyo ibintu birumbaraye uziko n'icyugu umuserebanyi uyu nguyu njya numva mu mbabarire hari abitwa gutyo, ariko hari udusimba mujya mumva twitwa Marijosi. Kamarijosi yakora tayiwe umurozi nguyu, ku buryo umuntu ahamuka ikoma ryagwa agahamagara abanyamasengesho ati muzi ikoma ryaguye, ariko kubera ibintu birumbaraye sinakurenganya, byaraguhahamuye. Uzi neza ko hari igihe umuntu ahamuka neza yajya no kurya ibiryo yatetse, yabyitekeye, yahasi ibirayi, abizi ko yabyishyira mu mavuta, akabyikarangira, akabyitegurira ku meza, agahamuka kibaza ati ariko nta muntu waba yabirozera, baba babitongera bikinjira, agatinya kurya ibiryo yatetse kubera ibintu birumbaraye. Uzi ko ibintu birumbaraye bituma umuntu atajya hanze nijoro, akaba ati sinajya hanze, akaba ati ndihangana, yashaka gukora ibyoroshye cyangwa ibikomeye akemera agapfa. Ubizi ko ari kwangiza uruhago, ubizi ko ari kwangiza umubiri, ariko kubera ubwo buti ndapfiramo ndabikora mu gitondo, ubu n'ubwo. Uzi ko n'umwana w'imyaka 2 aguhamura, wumva ipusi izengurutsa, arangije amasengesho y'3 akongera agahamagara abanyamasengesho ati muzi mbonye ihuku ndayibonye kiya kandi ifite amabara kandi akayidekiriva neza, akumara umwanya avuga Imana, akamara umwanya avuga ipusi. Sinakurenganya, ni ibikurumbaraye imbere, ariko reka mbanze mbyambura agaciro wumve, kambanze mbisuzugure wumve. Ibitarahitanye Dawidi, ibitarahitanye Abisirayeli ku nyanja itukura, ibitaramhitanye nanjye adobe ni sansoda, ibitaramvanye ku isi, kuko nyikubwira nahuye na byinshi. Reka mbabwire, njyabwira nababwira ngo hari igihe urupfu rwazaga rukankoraho gutya, mbwira ntibugiye shana urwejo rwaransize, abwira we bugiye nta nubwo rirwa senga, bugiye n'urwejo rwaransize. Niba bitaraguhitanye wumva bihari, hagarara kuri ibyo uzagera kure mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo uwitwa Sanbalati bati ibyo muvuga, ibyo mwubaka, ingunzu zibikandagira biragwa. Imana ibwira Zerubabeli ngo ngende nkomereza abantu banjye. Muzi impamvu ndi kuri kamera, muzi impamvu babwira ngo nimukore subscribe kuri channel yacu Pastor Eric Hebron, muzi impamvu babwira ngo buri munsi ukurikirana icyigisho. Ni Zerubabeli muri iyi minsi Imana yohereje gukomeza ubuzima bwawe. Imana rero kubwira ngo izo ngingo zawe ntacyo zizaba. Iwanyu urabizi ko bikora impanuka, murabizi ko imwaka ushize ibitambo bitangwa, urabizi ko bagutanze, urabizi neza ko ari umutarenga, ubizi neza ko ari imyuka yabometse, urabizi ko ari ibintu bibagendaho, mbega nawe urabizi neza. Ariko nje kubwira ngo ningeze Zerubabeli, ibyo urimo bizagera kure, urwo rugo ruzarama, fiance muzagumana, akazi uzakabona kandi ntabwo uzongera kuvaho nka mbere, abagusezeranyije bazasohoza. Ibi mbikubwiye nk'umukozi w'Imana, kandi hirya y'ibyo n'ijuru uzarijyamo, uzabana nabe. Imana ibwira Zerubabeli ngo genda umbwirire abantu babwire ngo ntacyo mukibaye, nanjye yambwiye kubwira ngo ntacyo kibaye. Ibyo birumbaraye ntacyo bigutwara, ibyo bikuri imbere ntacyo bigutwara. Yego birarumbaraye, birasa nabi, byanivovose, ariko hari yavuze kandi ibyo ntibyishyizeho, byose biraho mu kibanza cy'Imana gusa ntibyishyizeho. Iyashyizeho ibintu byose rero iraje ibivana imbere ya mu izina rya Yesu. Zerubabeli ngo araza, ageze mu nzira umusozi uritambika ati ufite amasezerano y'Imana, avuganye n'Imana ariko ntabwo urengaho. Hari abantu bagarukira mu nzira kandi baravuganye n'Imana, akagarukira mu nzira yaravuganye n'Imana. Barakubwira ati mwana wanjye bizagenda gutya, humura uzabyara, humura. Akagarukira mu nzira agatagati y'abapfumu, agarukira mu nzira nzakubakira urugo bizagenda gutya, agatakatira mu nzira akishingira. Hatoya ndabona imyaka imaze kwa 35. Ninde wakubwiye ko Imana ireba ku myaka? Imana izakureba ku myaka. Sara ntaba yarabyaye. Iyi Imana izakora ku myaka, ha ntago aba yarabyaye. Aburahamu ntago aba yarabyaye ku myaka 100. Ntago Imana ireba ku myaka, kuko ni Imana y'ibihe. Uko yari ejo n'uyu munsi ni kwiri. Ngenza abantu bagiye bashaka hejuru y'imyaka 45 uyu munsi kandi bakaba barabyaye, ndabazi. Rero ni ugendera ku myaka urakata, uragenda amahara kurusi, urakata ku ruhande, uraca inzira kandi uzarira. Nukuri uzarira bizagucanga. Niyo mpamvu rero kwiye guhagarara hamwe. Zerubabeli abwira umusozi ati rero wowe nubwo ukiye kundeviya ariko hari yavuganye nanjye.
ariko ngo we nta nicyo twanavugana wa musozi se nkubwira iki kwere ko hari yambwiye yakuremye none rero ngerekanye ku ruhande mudiringa ngo ajya ku ruhande Imana yamanuka ibwira wa musozi ngo wiyita iki umusozi ubura izina ibyo birumbaraye imbere bigiye kubura izina Uwiteka agiye kubibaza birabura izina birumbaraye umwaka wa mbere birumbaraye 2015 2016 muri 2000 kuzamuka n'uyu munsi biracyari ariko uyu mwaka Uwiteka agiye kubibaza izina birabura izina Uwiteka baje umusozi ngo ariko umusozi kuhagaze biri mugaragu wanjye witwa nde wiyita iki umusozi uti nta zina ngira ndaha ariko ndi umusozi ndiyemera ariko ndaha nta zina ngira background yawe ni ihe ntayo experience ni ihe ntayo ufite imbaraga zingana iki ntazo umusozi uramwara ubwo udafite izina rero Imana yababwira ngo uhinduye ikibaya umusozi uribwiriza uramanuka uhinduka ikibaya mu mwanya muto ibyo birumbara bigiye guhinduka ikibaya mu izina rya Yesu ibirumbara ntago ariko bizakugwira iryo ni ijambo ry'Imana uyu ni Dawidi dusomye wavutse ahantu i Betelehemu ahantu hitwa kwa Yesaya yari umukozi w'Imana wasuzuguritse wahuye n'ibibazo bitandukanye ahora intambara zitandukanye ndetse yibagirana mu muryango kugeza ubwo Imana imutekereza nimuze gusoma ku gice cyo 16 dusomye muzasanga bari bamwibagiwe bakoresha ibirori Imana yohereje Samweli irabwira ngo genda mu nzu yo kwa Yesaya ahantu hitwa Betelehemu hari umwami nibone ugenda umwimike icyakora Imana ntiyamubwira uwo ari we ageze yahasanga abahungu bazi ibintu basobanutse bagera ku bahungu 7 ngo bose bamugera imbere yarebesha amaso y'umubiri ngo agasanga rwose aba bantu no bakwiye ubwami ngo ariko Imana ikababwira ngo we warebye inyuma gusa ariko ngewe ndeba mu mutima uyu yari yaribagiranye Dawidi yaragiye mu ntama amazeyo n'imyaka icyakora ngo Dawidi yarangwaga n'ibintu bibiri icyambere ndetse bitatu icyambere ngo yakundaga Imana ngo kugeza ubwo aririmba n'ibiti bikamufasha abona abakomanteri bashyiraho icyakabiri ngo Dawidi yagiraga kwizera kuko Imana izamuvanaho ikamutereka ahandi hantu icyatatu Dawidi yagiraga ngo yagiraga imbabazi zitagira imbereka Dawidi ngo yagiraga imbabazi zitagira mbereka akakobarira bikarangira akanakobarira utamusabye imbabazi uyu munsi nubwo abantu basenga abenshi ntibagira imbabazi nubwo abantu basenga abenshi ntibizera nubwo abantu basenga ntibakunda Imana barabibangikanya uyu munsi akayikunda ejo akayanga akayegeka undi muntu ati Imana irahari ariko reka nkunde na runaka Imana yazamucaho Dawidi yizeye Imana nta wundi muntu areba yizeye Imana nka Abrahamu nta wundi muntu areba Imana imutekerezaho biyazasikota ukwiye gutera intambwe kugeza ubwo Imana gutekerezaho nta muntu yigutungiye agatoki kuko ni Imana yirebera ukwiye kugera ku rwego Imana igutekerezaho mu bandi ukwiye kugera ku rwego Imana ikureba mu mani kabango uyu muntu nkwiye kumutekerezaho Dawidi Imana imutekerezaho hanyuma abahungu 7 bose amaze guca imbere ya Samweli ngo Samweli arabaza ngo ariko nta wundi mwana usigaye barabwira ngo hasigaye kamwe ko karagiye intama ahita atanga itegeko avuga ngo ntabwo turi burya atari yaza Bibiliya iravuga ngo baramuzana agitunguka abandi amavuta yari yabanza ngo ariko agitunguka Imana yavuze ibintu bibiri irabwiye ngo nguri umwami natoranyije nguri wo natekerejeho nguri wo nabonye mu bandi nguri uzakora ibyo nshaka reba ngo kandi afite umutima umeze nkuko nshaka icyakabiri nta muntu wakira umwami yicaye hagurukana n'aba bantu bose unyakirije umwami nabonye kandi uyu mwami azankorera ibyo gukiranuka umva nkubwira ijambo Imana igutoranyije mu muryango wowe ukurikije ijambo shitani arahombye utarakwisheje mva nkumara impungenge shitani arahombye utarakwishe utari wumvira ijambo kuko ubwaryo riragukiza irije ari serumu rije ari vitamini rije ari kwirukanira urupfu rije ari uburinzi peya sato rije ari viziyo rije ari kwidisando lendra benezola peya santutalama rije ari kiziyo kanser rije ari sikaneri rije ari urukingo ridizabonia rije ari uburinzi rije rihagarara nawe rije ryinjira mu magufwa rije risohora ibyo shitani yinjije rije ricecekesha amarozi rije ryirukana amajwi rije ryirukana ingabo z'aba diamond umva urakize ndetse shitani arahombye utarakwisha utari wumvira ijambo kuko amateka arahindutse amateka yikubeshya ngo byarangiye none Imana ihindura amateka wikwibagirwa ijambo nkubwira ibirumbaraye byose ntago ariko bizakugwaho wiryibagirwa nikora ibyo birumbaraye nibishaka biba bifite inteko niba bishaka oya ibirumbaraye byose ntabwo ariko bizakugwaho wari ubizi ko bitazakugwaho ntago bizakugwaho Bibiliya rero iravuga ngo Imana abwira ngo muhaguruke nta muntu wakira umwami yicaye ngo umwami baramuhagurutsa biravuga ngo amusukira amavuta imbere ya bene se bose reba n'abantu bamwanze Imana ndayikunda ariko disi uzi ko Imana ivuga badahari ikavuga batumva ikakubwira wenyine ushobora guca mu nzozi ushobora guca mu muhanuzi ushobora guca ahantu badahari ukagendana ijambo batazi bakagusuzugura yajya kubisohoza ikabateranya ikabareka bakavuga nayo ikavuga kandi iyo kubera ko yizeye si ngombwa ko ivuga mu bantu oya ushobora kuvuga mu bantu cyangwa ntivuge mu bantu niyo yavuga mu bantu ntivuga bose kuko bose ntabwo ariko bari aho Imana ivugira no ntabwo abantu bose ariko bari aho Imana ivugira ariko iyo yajya gusoza ikabanza ikabakoranya bose ikabazana bamwe bakwanze igakora akantu
igakora akantu bwayo gusa tutazi, ikabakusanya, igakora ka pati kayo, ikabakusanyiriza ahantu. Bamara kuhagera rero Imana igahagurutsa yasize amavuta, igahagurutsa yavuzeho, igahagurutsa yagambiriye. Nawe ndebe yatoranyije abantu ntiyavuga Dawidi baramwibagira, ariko ngo ahagere ibirori birashyuha. Byari byakonje, byari amarira, byari nimba, bari bamwanze, ngo Dawidi nyirabyo ahagere ibirori birashyuha. Umva nkubwire igitangaza Imana ikoze, ibirori birashyushye. Umva nkubwire ibyari byarakonje mu muryango, Imana irabihagurukije. Ibyari byarakuranganye mu muryango, Imana irabihagurukije. Ibyo ubona byari byarapfapfaye, Imana irabihagurukije, kuko Imana ikoze ikintu. Erega narababwiye ngo Imana mbabwira siyo numvanye abandi, ntabwo ariyo nasomye gusa nubwo ari byiza. Ubuhamya bw'abandi buramfasha, nibyo nasomye ni byiza, ariko nanjye hari ibyo niboneye ubwanjye. Hari ibintu byari bindumbarariye, Imana ibivanaho. Hari ibintu nigeze kujya kubwiriza ahantu gatoya, mageze barebye tayi barabatereka, reka ubwo se wowe uraza kutubwira iki? Hari ahantu nyine hari igiterane gikomeye, umuntu nkarambwira ati bari bantumiye ngo ndibubwirize. Hanyuma ngezeyo ngenda nyine n'aka gatayi kanjye, ariko muri nge harimo Imana. Ntajye umuntu gusuzugurira uko ungana, amateka araza guhinduka, imbaraga z'Imana ziraza gukora, kwa Imana baza gukorana nawe. Mageze bari bantumiye n'abandi bantu baraho, baraza ko se umupasiteri mwatumiye ari baravuga ati nguyu se, nguyu yaje. Ayiwe umugabo wari ubibajije yari umugabo nyine ukomeye. Umugore atamubwira ati sheri twigire muri bwa bukwe, twigire muri bwa bukwe, ngo ntacyo yatubwira rwose. Uyu siyo aratubwira iki? Iyi taye yanjye. Ubu nawe ushobora kundeba taye ukavuga ati se koko ibintu avuga ubu ngo barabizira, uyu nguyu hari ikintu cyamuvamo cyadukiza. Ariko sinjye ukiza, nundebera muri taye uratahiraho. Nundebera ko ngana na Dawidi bamurebera muri taye bari gutahiraho. Ariko reba ikirimo imbere, kuko Imana ntireba inyuma, Imana ireba imbere, ireba icyo yagushizemo. Biyazarira contradre. Hanyuma ndicara, ariko aho mpagira umwaka n'igice ushize imvura itagwa. Mpagira umwaka ushize n'igice imvura itagwa pe. Hanyuma imvura itagwa, mageze ndababwira ntangiye kubwiriza, muri nge hazamwe imbaraga. Ndababwira ngo saa 12 imvura iragwa. Iryo jambo mvuze ribarekeraho, ntiyagira n'umwe utaha, ntiyagira n'umwe uva aho ngaho. Ariko nanjye sinzi ukuntu umwuka yanje gusa ndabivuga. Hanyuma ndangiza kubwiriza saa 10, ngira ngo zirengaho n'igice. Baravuga bati ntidutaha, turategereza saa 12. Yo ntago Imana iri gukoza isoni, ibigusuzugura byose, ibirumbaraye byose, ntago ariko bizakumwaza, ntago ariko bizakugwaho. Reka nkubwire barategereje saa 12 zuzuye neza. Ibi mvuga byarabaye aho hantu harahari. Ibyo hanyuma saa 12 zuzuye neza, imvura yaraguye ijoro ryose, nta nkuba nta gicu, imvura iragwa. Imana imvura igwa mu biganza iva mu biganza by'Imana. Turabibona Imana igiye kure kuri imvura y'umugisha, Imana igiye kure kuri imvura y'igitangaza, Imana igiye kure kuri imvura y'urubyaro, Imana igiye kure kuri imvura y'amafaranga, Imana igiye kure kuri imvura y'igitangaza, irarekura imvura y'umunezero, irarekura imvura y'agakiza, irarekura imvura yo kuvuga indimi, irarekura imvura y'impano, irarekura imvura y'umunezero, irarekura adida banasikuta. Wakwakiriye imvura yo kabyara we, imvura y'umugisha ko Imana igiye guhagarara nawe. Dawidi baramutoranya, igitondo kimwe ngo hatera urugamba muri Isiraheli. Rumaze gutera havamo umugabo witwa Goliyati mu rugamba rw'Abafilisitiya n'Abisiraheli. Havamo umugabo witwa Goliyati. Dawidi ubwo nawe yasubiye mu ishyamba. Hanyuma ngo Goliyati araza asuzugura ingabo. Yakoze ibintu bitatu bikomeye. Icyambere, ntago yigeze arwana, yasuzuguje abantu akanwa. Nimusoma ntago yarwanye, yasuzuguje abantu umunwa. Ubu hari abantu bahaze amagambo. Wari umuntu gusuzuguza umunwa gusa pe, aragusuzuguza umunwa, atagukubitsa urushyi, nta kindi yagukozeho, akagusuzuguza umunwa, akakujombesha umunwa. Ariko ndashimira Imana ko mu byo igiye kubika harimo n'umunwa, mu byo igiye kubika harimo n'iminwa, yewe mu bindi igiye kubika harimo n'iminwa. Ariko wavuze ngo harimo n'iminwa wo kabyara we, ko Imana igiye kuyifa iyo minwa yose, Imana igiye kuyifunga, azana umunwa. Icya kabiri ngo asuzugura ingabo za Isiraheli zose, arazisuzugura zihindura ubusa kandi ari umwe. Ni mu ndebere igihugu cyose umugabo umwe kugira ngo asuzugure, hari umwe asuzugura igihugu cyose. Buyari umuntu agusuzugura nta gutunze, ntazi ko wavutse, ntazi ko byagenze, ntazi uko bucya, ntiyanaguhamagaye byibura ngakubwira tumva nkubwire rero ndabona uko yagakiza ndakaguha ishwe. Nta ruhare yagize kugira ngo imyaka yawe yongere, akagusuzugura gusa. Icya gatatu, yasuzuguye Imana, abango nsuzuguye n'Imana yanyu mwese. Iyo usuzuguye Imana rero, dore rero yikozeho. Hanyuma ngo amara iminsi 40 akora atyo. Abantu bose baratinya ngo yavuga, abantu bagahindana mu mwuba bati ararumbaraye. Kandi ngareka bivuge ngo yari munini pe, kuko ngo yambaraga ikote ripima 25.
yari umugabo munini uteye ubwoba. Dawidi rero ngo yarari mu ishyamba, hanyuma ise ngo amutumaho aravuga ngo genda unzanire amakuru y'imvaho. Mvuga ibi, hari abantu bicaranye amakuru y'imvaho. Ibi mvuga, hari abantu bicaranye amakuru y'imvaho, akabizi ko 2021 azayisimbuka, akabizi ko 2022 azayigeramo, akabizi ko azapfa ashaje neza, mana we, akabizi ko nubwo ari kurya ubusa uyu munsi ejo azarya agahaga, akabazi ko niba yambaye nabi uyu munsi ejo azambara neza, akabazi ko niba atabyaye uyu munsi ejo wundi azabyara. Ninde unkurikiye ufite amakuru y'imvaho, amakuru yizewe ngo avuge ngo amen? None aha hituvuga ko ibikurumbara imbere byose bitazakugwaho. Ndashaka kugera ku musozo rero, ndashaka kugera ku musozo nkubwira ngo Dawidi yageze mu rugerero, arabaza ngo uriya ninde? Bati ni Goliyati. None se kuki mwamutinya? Ati umva yavuze twese turatitira, ararumbaraye, ni munini, ni muremure, ateye ubwoba, turana dupfuye birangiye. Aya data we, aravuga ati ese yizera Imana? Batishwe. Yabatirijwe he? Bati ntaho tuzi. Asenga Imana? Bati ni Dagoni. Umva, ubwo sibyo kugira ngo bikurwanya, byize yihe Imana? Nasomye ijambo 14 mu kubara ngo Abisirayeli bagiye gutata muri Isirayeli, abantu 10 bazana inkuru z'inshamugongo, bazanye inkuru z'inshamugongo ngo twirebye imbere y'Abanaki n'Abayebusi dusanga tumeze nk'inzige. Uwaje witwa Kaleb arabwira ati abo tuzamukana bameze nk'imitsima, ni nk'iraba ry'umutsima. Bwa badamu banyumva baza ubugari, kandi nanjye nyine ndabuza ubugari. Ese ngiye utazi ubugari kakanu kangana gutya ngo niko twabonye bangana, ngo katwarebeye mu mwuka twebwe ngo ntago bidusakwirirwa dusenga tuzamuke nahanga ngo turabarya nkuko umuntu arya imitsima. Ariko naratangaye ijambo bongeye baravuze ngo kuko nta kibakingira bafite, bongera ngo iri mu ruhande rwacu ibarusha imbaraga, iri mu ruhande rwawe ibarusha imbaraga. Dawidi ntago yagiye nka Dawidi, yagiye nk'umuntu wizeye Imana. Arabaza ngo yabatirijwe? Bati ntago. Asenga iki? Bati Dagoni. Ayo data, bati se yabanje gusenga mbere yuko aza? Batishwe. Afite amasezerano yose batoya. Ibyo bikurwanya se ugira ngo afitanye amasezerano n'Imana? Ishwe. Ni ugukangata gusa, birarumbaraye, kandi ndazi neza ko Imana igiye kubikuraho. Dawidi arabwira ngo ndi bumwice, ndi bumwice. Bajyana izo nkuru kwa Sawuli ku mwana, arabwira ati hari umuntu uje kwica Goliyati. Ngo umwami arabwira ati mumunzanire. Ageze imbere y'umwami ati uri mwene nde? Ndati rwose jewe nagiraga intama za data we twatuzi kumenyereye urugamba. Agasuzuguro kakugeze kure, agasuzuguro karinja kajira no mwisogisi. Ubwo hari abantu basuzuguye n'ibigeragezo, wowe unyumva uzi ko igisuzuguro kinjira no mwishuka. Igisuzuguro kikubwira ngo byuka saa 9 tubanze tuvuge ubanze urire, kuko nubwo uryamye mwishuka nziza ariko uri gahinda, byuka urire. Uzi gutwara imodoka nziza, igisuzuguro kikubwira ngo manura ikirahure ukizamure neza, ubanze uparike tubanze tuganire. Nubwo ugenda ariko urapfuye, nubwo ugenda usigaje gato gapfa, urasebye uracahura. Igisuzuguro si iki, uzi ko kikubuza ibiryo wihaye, akanyama keza ugahaguruka utakari. Igisuzuguriro Imana igurinde igisuzuguriro, ibintu birimbaraye Imana itembagaza. Dawidi ngo ageze mu rugamba rero nihuse, Umufilisitiya ngo amurebe ati rwose shaka ko wanteranye inkoni ubona ndimbwa. Dawidi nawe agatse ko wanteranye icumu n'uducumu ugira ngo genda uranga. Arabwira ngo ntabwo ari Dawidi waje, ahubwo naje muri PO, naje mu izina ry'Imana ya Isiraheli ituye mu ijuru, ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga. Uzi ko Dawidi yamwishije akabuye kangana gutya, ugira ngo yakoresheje kompura, ishwe. Ugira ngo yakoresheje semitarayeze, ishwe. Akabuye kangana gutya arakarekura gusa, karagenda kararigita, umugabo aragarama, ivumbi riratumuka. Icyari kirumbaraye cyaguye nk'ikinongo, icyari kirumbaraye cyaguye nk'umutumba, icyari kirumbaraye umva cyarasebye. Ibyo birumbaraye birasebye, ibyo birumbaraye biratembagaye, ibyo birumbaraye bikuvuye imbere, ibyo birumbaraye ubonye ko imbaraga z'Imana zishobora ibintu byose. Amen. Vuga ngo biratembagaye, ndasoje ga. Vuga ngo biratembagaye, sinzongera kubibona, ntizongera kumagarara imbere. Inzira irabonetse, amashimwe arabonetse, kanseri iragiye, diabete iragiye, ubugumba buragiye, ibyaha biragiye, fini termine. Imana iguha umugisha. Urizeye se? Hakiri igitangaza. Mwami Yesu, uyu muntu wizeye mumpera umugisha, kandi tuzongere kuvugana mbwira ngo hari ishimwe, kandi bitarenze iminsi 3 umuha igitangaza cye mu izina rya Yesu. Amen. Kora subscribe, kanda like, kanda kazogera, sharing. Urabukoze, ndagukunda. Imana iguha umugisha. Asante.